ndamukunze dukumbuye gusa shiri ntabwo nakwanga rega nkumbuye kugikoraho shiri reba cyatose shiri mana we yeah yesu we ngo iki ngo cyagize gute mana we mana mbega mana nukuri ujye tubabarira uzababarira wewe uyu mumama mana umva suguseka ahubwo ni ukubabara ngo cyagize gute mana we mbega umva nandi reba cyatose shiri we wakoze ikiganiro uravuga ngo yabyara ate nta nyababyeyi agira uvugaga ni umubyeyi ufite abantu yafashije ufite abantu yagaburiye kubyumva weho ubwawe warivugiye ejo bundi mu biganiro uheruka kuvuga ngo uzareka kumuvuga kuko yapfuye uwo muntu wavugaga nta n'umunsi n'umwe yigeze akuvugaho abo bagabo bariteruye bajya kumusaba imbabazi arazibaha ibiganiro biri kuri YouTube mujye kurigira neza birahari arabababarira barahindukira bati twabuze views barongera baramwataka ikibabaje nayo majwi yaje ayo majwi nayo sinshaka kuyavugaho kuko twumvikane no twumvikane uburetse gato umva mada umva gato ayo majwi kubera kuri kuyasimbuka urayavugaho ntabwo ari ayamutesi oya ari amajwi ntabwo ari ayamutesi uburetse gato aya ngaya niyo video nge nayiboneye ntega amatwi uburetse gato uyu ni wese we uburetse gato hanyuma ntabwo ariyo nshaka kuvuga wenzana uburetse gato uyu ni mutesi ntabwo ari we no genda gake tugende gake nishaka umurongo ntabwo nguha umurongo wivuga ngo urabisimbuka ndakubaza unsubize wikwepa tugende gato ndakubaza twumvikane tugende gato ko ibi ngibi nibyo byazanye intambara wikwepa uyu ni mutesi ntabwo ari we uyu victime uyu mubyeyi wahohotewe wangirijwe cyane uburetse umva hanyuma cyangwa ejo bundi banyarwanda mwumve uburetse gato ariko ntabwo nabura fansa yo kugurira abo bantu bakadufasha ziriyanjije ahangaha ari gutanga ruswa y'amafaranga kugira ngo abantu bagirirwe nabi uyu muze kunsobanurira uyu muntu ndashaka kugira ngo mbwire ni mutesi ntabwo ari we fungura mike yawe ntabwo mbizi Jesus Christ uburetse gato wa mugabo witwa uri Bugande uri kunyumva Ezekiel ndi kukumva Ezekiel aya majwi na ayandi ayo majwi na ya Pastor Mutesi uwo umugore uwo nguri kuvuga ubwo mperuka i Bugande ndi kumwe na Pastor Juste turi muri loge twari turimo yamamagaye saa 12 za mu gitondo kamarade ni bamaze kugera kuri TikTok kuri Twitter zamukashira muri request kamarade nshirira request ye komeza ndakumva aya majwi komeza ndakumva amamagara saa 12 za mu gitondo uwo mugore uravuga uwuhe uyu nguyu umaze kuvuga uyu nguyu uri mu Busuwisi arantuka ambwira yuko agiye gutaginga ribu akaba ariwe witangira ikirego cy'uko duharabika Mutesi niba afite ibimenyetso n'ibihamya bigaragaza chatting nawe twagiranye nkamubwira ko ndi gucuruza Mutesi azigaragaze
ibyo biganiro byose yavuze nagiye nkora nkavuga ko Mutesi atazabyara kubera ko nta nyababyeyi ayigaragaze ibyo azigaragaze wazigaragaze bajye bakura amarangamutima mu bintu niba barasenye ingo bakabamukuramo kubera ko ashaka cyane ibyo ngibyo babikuremo amarangamutima we azana ibimenyetso bivuga ko Ezekiel yaharabitse Mutesi tutavugaga Mutesi ibyo twiza ibyo yizaniye ku kijyanye no gushaka amafaranga no kumuvuga yuko yaje gushaka amafaranga no gusikaminga abantu nibuka video yaciye ku Isimbi TV igihe uwitwa Rusagara yitabaga Imana Mutesi yaje kuri ku Isimbi TV yitandiriye ibintu by'imikara nk'umusiramu aza avuga ko umukunzi we yitabye Imana kandi nta mafaranga yo kumushyingura hakenewe ibihumbi 50 by'idolari ko Rusagara yashyinguye Mutesi katagiyeyo tujye tubwizanya ukuri amafaranga yashakaga y'inkunga yari ayo kumaza iki katagiye kumushyingura kabiri ni umuntu urwara akaza kuri YouTube akabwira abantu ngo ararwagiye kubagwa kuri Akakane Hospital muri Kenya akavuga ko hari amafaranga ari gushaka kagiye kurira indege ibyo byose twabisesenguraga kuko ari we wabyizaniye kuri YouTube aba diaspora bari mu ruhande rwa Mutesi mukura amarangamutima muri ibyo bintu mureke ukuri kuvugwe niba bigeze aho nitwa nimwe muri n'inyuma y'umugambi wo kumushuka ngo natugirire nabi munamusapotinga mukamwohereza amafaranga yo kwica abantu. Okay, tugende gatoya rero tugende gatoya urakoze cyane guma hanga Clemence iyi audio urayumvishe turi kumwe iyi audio urayumvishe uyu muntu uyu mudamu niba ari Mutesi turi kumwe Clemence mu Busuwisi ihangane gato Claude wiriwe amakuru yawe amakuru ni meza bonye nimero zanditse mu Godfather ugize itangazo ntaragwamagara aho mwavire mu ntuza umeze gute ndi live ukurikiwe n'abantu kandebe kuri ukurikiwe n'abantu hafi 900 hose hamwe ndi kuri telefone hano n'umusore uri Bugande bamwita Ezekiel ndi hano kuri X ndi kumwe n'umuntu uyu nguyu Ezekiel avuga ko yahunze igihugu ijambo ribi ntiyo ntigeze nishimira ntabwo yaba yarahunze igihugu ibingibi iri ni ijambo rigaragara nabi cyane ngo rivuga ariko twaje kusanga atarahunze igihugu bwo yarahunze abantu ku giti cyabo hari amajwi hano arimo kugambana arimo gutanga amafaranga ibintu abantu babimererwe nabi nayakinnye hano ndi kumwe n'umudamu bamwita Clemence ni Clementine Clemence kuva muri Suisse uyu nguyu nawe akavuga ko mwamuzengereje rimwe mumereye nabi uyu mudamu hari ibyo ari kuvuga ndashaka ngo nube version yawe bwana Claude banza umubaze ko yaba yamamagaye umunsi cyangwa atamamagaye Clemence Claude nguyu hano mbere ko Claude ashyiraho ibintu umucyo ndagira ngo ugire ikintu bivuga twaba twavuganye cyangwa reka ngire icyo mbivugaho nakubwiye ngo umuntu wese wavuze kuri Pasteur Mutesi navuganye nawe n'uyu munsi mu gitondo nahamagaye na Pasteur Claude namuhamagaye turavugana ambwira yuko ibyo bya audio akubwira ko ambwira ko ibyo biri ko by'amajwi atabiri inyuma atanabizi atazi nuko byaje yego ko nawe abaze Ezekiel aho yabikuye niyo mpamvu nakubwiye ngo reka njye mvuge kuri Ezekiel na kamarade kuko bari aribo baje kuri social media na Claude amuvuzemo Claude namuvuzemo umva Claude rega ibyo avugaga byose yabyumvaga komeza mubanze ngese ndi kubikana wihangane Clemence ihangane gato itonde gato genda gake uracyafite byinshi byo gusobanura kuko ihangane gato Clemence Claude washizwe mu majwi ko kuva mu minsi wabyumvaga yaba wowe yaba Ezekiel kamarade ko mwibasiye uyu mubyeyi iminsi wabyumvisha bivuga ndashaka kugira ngo mumbwire uyu mubyeyi mwamuhaye amahoro jewe icyambere uwo mugore Clemence arazi nanjye ndamuzi muraziranye yakoze muri Bank Populaire hano mu Rwanda yakoreshaga nafite company yitwa Enviro Cleaners International ikora amasuku mu mabanki Populaire yo mu Rwanda yego
turaziranye abihakane cyangwa se nabihakana ndazana proof z'uko tuziranye. komeza ndakumva. Icya kabiri yarambwiye ngo umugabo we yakoranaga na Rusagara ariwe wari kurongora Pastor Mutesi ngo bubijyanye n'imodoka baba mu Suisse uwo mudamu ndiha. Ego. Nyakwigera Rusagara yarapfuye. Hanyuma bivuze ngo ibyo avuga ni umuvugizi wa Pastor Mutesi. Haba mu mafuti nta kurabanza gatohoza amenye we gusabona ibintu byitwa tamuneri akumva ko Pastor Mutesi abantu bamuvuze nabi yakumva Maria ya Mutesi akaza kuri kamera nk'ubu hari ibintu numvise yavugiye kuri Maxi agahinda karanyica ndababara ariko batazi yuko natwe hari ibyo twifitiye twe ubwacu. Yego. Uwo mudamu niwe wagiriye inama Pastor Mutesi yo gufungisha Bosco Empire. Murabyuka ko Bosco Empire yafunzwe. Uwo mudamu yarabamagara abwira ngo yantera hamwe Bosco Empire wamenye ko yafunzwe. Umuntu ubona Pastor Mutesi kudasiye. Abana n'abantu yitwa ari pasiteri abantu bakita abantu bari hano mu Rwanda ngo ni interamwe tuzi icyo zakoze muri 1994. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri Pastor Mutesi uwakubwiye uretse gato uwakubwiye ayo magambo ni Clemence ndi kumwe nawe hano. Uwo ngo turimo turavuga bije Bosco Empire yarafunze ni nawe ndabigeshe ko Bosco afunze nayo narabimenye icyo. Clemence fungura mic yawe kugira ngo tushire ku mucyo. Fungura mic yawe Clemence. Turashaka aho nayifunguye Pastor Mutesi twageze muri parike Pastor Mutesi bitumvira abajyana bariwe. Yego. Muri libre yaramamagaje hari yewe yari Karegeya yari Jihadi yari Jeni Mugwiza yari Bosco Empire yareze cyewo nguwo uwitwa Sinzira abandi twari tugeze mu bantu 10 ariko icyo gihe ribu baraduhamagara bageraga bahamagara umuntu umwe muri parike bahamagaye yewe na Pastor Mutesi baravuga ati Pastor Claude na Mutesi nta kibazo reka tubariho duhamagara nibagira ibibazo birajya ku murongo. Icyo gihe kamarade yabaga kuri side ya Pastor Mutesi. Iyo ubona no ngo dufatiye umunsi wa none imizinga yavuye n'imyibano umenye ngo hari cyabaye hagati ya Pastor Mutesi na kamarade. Uwo mudamu Clemence rero yarize ndabizi ko yize navana mbaraga mutima aho ngaho niba ari umunyarwanda by'ukuri akaba afite kuba no gutekereza navana mbaraga mutima ya Mutesi jewe nzi Mutesi kuva muri 2003 kugeza 2025 umunsi wa none muzi kuruta uko yaba muzi jewe. Cyane ndi wenda bivuga neza ubwega Amaria ya Pastor Mutesi urigiye kuza kwiriza aracinyuma kiriza ngo bashaka kumwica uyu munsi yakoze kuri stati yiwe aravuga ngo kamarade umwicanyi cyaza umuhoro inshoka inyundo ibiki unyice abana banjye ibiki Godfather wumvise ikiganiro kamarade yakoze ntazira Pastor Mutesi yavuze nta habe na gatwana hamwe na Pastor Mutesi yavuze yaravuze ngo hari umupasiteri umwe w'inshuti yanjye yigeze gukora ubukwe umwana we nawe w'iryo joro arongora umugore ambwira ngo kira kigore maze kukirongora. Kamarade niko yavuze muri icyo kiganiro ntabwo yavuze umwana w'umuntu runaka ntiyavuze pasiteri w'inshuti witwa runaka ntiyavuze Pastor Mutesi ariko nkubwira ukuri amagambo Mutesi yanditse